I greet you all very warmly, ndabaramutsa mwese aba hafi n'abari kure mu izina ry'igiciro ryera ry'umwami wacu. The last Sunday in the month icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kizwi nk'umunsi w'i Zurich. And almost 50 years now, hashize imyaka 50 buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi nabaga ndi Zurich. And we thank the Lord turashimira umwami kubw'iyo myaka yose twagiye tuba turi Zurich. And God willing, Imana nibishaka tuzongera duteranireyo. We thank the Lord for every opportunity kuri buri mwanya wose aduha ngo tubwirize kandi twumve ijambo rye ryera. Nk'uko korali maze kuririmba, icyubahiro ni icy'umwami wenyine, umucunguzi wacu wenyine ni icye. Kubw'uyu mwanya twese duhabwe umugisha. We of course have arrived in a very special period of time. Turi mu gihe cyihariye. Nothing is anymore nta kintu kiri we were used to it. Twari tumenyereye. And nevertheless we know nubwo bimeze gutyo tuzi ko umwami ategeka byose. Ibiba biri mu bushake bwe. Turi ku iherezo ry'ibihe, niho turi. Tugomba gutegereza igishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Bene data bashiki bacu, ubu tugomba kwitondera ibi bihe, aho tugomba kwerekana ubudasa, ikintu cyose kikajya mu mwanya wacyo. Urugero, ibyanditswe mu butumwa birebana n'iherezo ry'ibihe, nk'uko umwami wacu yabivuze, byaba muri Matayo 24, Mariko 13, Luka 21, ibyo byose biri gusohora mbere yo kugaruka ku mwami. Ibi byose byanditse mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya, mu bice 22 by'ibyahishuwe. Urugero, ibyanditse ku gice cya 6 bigomba kubaho nyuma y'izamurwa. Aha biganisha mu gihe cyo gutotezwa cyahanuwe mbere. Ariko kuri twe dukunda ijambo ry'Imana kandi kubw'ubuntu bw'Imana tukaba twarahishuriwe, hari ukuyoborwa n'Imana kugira ngo tumenye uburyo n'igihe tugezemo. Nk'uko Frere Baoga yambwiye mu kiganiro twagiranye ubushize kuri Zaburi ya 91 irimo gusohora, ivuga ko ku isi hazaba ukwiheba. Nk'uko umwami wacu yabivuze muri Luka 21, yarabitsindagiye. Twese twatunguwe n'iki cyorezo cy'isi yose cyabaye mu gihe gito. Ishimwe ribe iry'umwami. Nuko umwami yayoboye ibintu. Ubu nta materaniro akibaho. Ayo nakoreraga hirya no hino y'inyanja, haba muri Afurika n'ibindi bihugu. Not a single meeting I promised to be there. Kuva uyu mwaka watangira, nta materaniro ateganijwe. Ubu amagambo andi mu bitekerezo
spoke out. nayo And I simiyoni also said it, yavuze ngo Lord, now mwami you let your sezerera servant depart in umugaragu wawe peace, for mu mine mahoro eyes have seen kuko your amaso yanjye salvation, yabonye which you agakiza prepared ako wateguye unto the ends of the earth. kugeza ku mpera z'isi. We are just so grateful gusa twe turashima for the divine kubw'ubuyobozi orientation in the bw'Imana Word of God. mu ijambo ryayo. Now, just briefly, to come to that, mu buryo what is happening now. bwihuse ngo tuvuge ku biri kuba ubu. For us, very Kuri unusual, twese especially ntibyumvikana, also for me, by'umwihariko kuri njye, since kuko 68 uhereye years, mu myaka 68 I'm behind the pulpit mpagarara ku and I'm gicaniro preaching God's nkabwiriza holy ijambo ryera ry'Imana. since 68 uhereye years, mu myaka 68 the time around buri wa Good Friday, gatanu about Easter, no ku cyumweru bya was the Pasika special time for me byabaga ari ibihe bidasanzwe and for kuri all the njye believers. no ku bizera bose. It just belonged to it, niko byahoze that what kuko happened for us on the cross of ibyabaye ku Calvary, musaraba i Karuvali that we just included bigomba into the proclamation. kuvugwa Also the Lord's kabwirizwa Supper, ndetse belonged to it. n'ifunguro ryera everything, rigakorwa just byose. as God Imana nuko planned it yabiteguye in mu His ijambo word, ryayo, and how nuko He left it to us by yabidusigiye His grace. ku bw'ubuntu bwe. In this year, muri uyu mwaka there was just one urugendo journey rumwe planned, nirwo rwari ruteganijwe, ni journey to Israel urugendo with a nari group, gukorana n'itsinda which rwo muri could not Isiraheli, take place ariko anymore. narwo ntirwashoboye It should take place gukorwa. Rwagombaga from the 9th gutangira tariki ya of 9 March, Werurwe, and 3 days hasigaye before that iminsi date, 3 gusa. Mr. Netanyahu Netanyahu announced what is atangaza happening in Israel, ibyarimo bibera and that muri nobody Isiraheli is ko allowed to nta come muntu anymore. wari wemerewe kwinjirayo. Now, concerning Ku this time birebana now, n'iki brothers and gihe, sisters, bene data bashiki banjye, it must be ni said, ngombwa ko havugwa ko ibi it cannot go bidashobora on like this, gukomeza and gutya, kandi it will not go on like ntibizakomeza this, because cyangwa in the ngo bigume Bible, gutya. Impamvu there are ni orders uko muri Bibiliya hari which we amabwiriza as believers twe have nk'abizera to keep. tugomba kubahiriza. And if you think about it, that now dutekereje ko a distance of ubu 2 hari meters intera ya is metero required. ebyiri itegetswe ku bantu, how ni can a gute child twashyira umwana dedication mu take maboko place y'Imana with a kandi distance abantu of 2 bagomba meters? guhana intera ya metero ebyiri? How can a baptism Ni take gute place? twabatiza with a distance? n'intera ya metero ebyiri? How can a Ni Lord's gute Supper take twajya ku place with a ifunguro distance ryera of 2 meters? ry'umwami n'itegeko rya metero ebyiri? The biblical orders must Amabwiriza ya be Bibiliya left to the church, yasigiwe itorero, and we believe kandi with all our twizera hearts n'umutima wacu wose that God very shortly ko He will take umwami vuba care for cyane it, azabyitaho, that everything bushya can be done again bizongera gukorwa as it is nk'uko left to us ibyo in the Holy twabitegetswe Scripture. mu byanditswe byera. And of birumvikana course, ko also Romans Abaroma igice 13 belongs to it. habona umwanya waho, Every power, kandi every higher power is abategetsi set bashyirwaho n'Imana. that we should Tugomba submit to it. kugandukira abategetsi. And nevertheless, we have to say, Nanone God's tukavuga holy ko word ijambo is ryera above ry'Imana riri hejuru every y'icyemezo power cyose of man. cy'umuntu. God Imana decided niyo itegeka what has to ibigomba happen in His kubaho mu church. itorero ryayo. And it must remain Ibi like this, biracyafite agaciro. up Ikindi, to the muri order, gahunda to the havugwa ko requirements, to not tutagomba forsake guta our amateraniro assembling yacu, together, mu even the gihe more as tubona we ko see the day umunsi approaching, wegera, the day umunsi of the wo return kugaruka of kwa Jesus Yesu Christ, Kristo our Lord. umwami wacu. Earthly speaking, Turebye ku nothing isi will be anymore nta as kizongera it used kubaho to be. uko cyari kiri. When one hears the Iyo news, twumvise 90% amakuru, of 90% ku ijana the aircrafts are z'ingendo no more in z'indege the air. ntizikiguruka. There are
parked at the airports. indege zihagaze ku bibuga If one looks at urebye it, what is happening ibiriho kuba in every realm, mu on nzego every zose level, n'ahantu hose where should this lead wibaza aho ibintu bigana to a terrible chaos? byose birajya mu kavuyo And if one then thinks about the none global urebye warming, about ugushyuha the ku climate isi change, ukareba guhinduka kw'ikirere if one thinks on the ugatekereza agriculture, ku buhinzi which aribwo feeds us, butugaburira wibaza shall the ejo future hazaza bring icyo us? haduteganirije Yes, the news, birumvikana ko They told it. ibinyamakuru bibitumenyesha They informed bikaduha us amakuru about twabwiwe that the ko year umwaka 2018 w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunane and 2019 n'uw'ibihumbi bibiri na cumi were the n'icyenda warmest ni years imyaka in the yagize history ubushyuhe of mu mankind. mateka y'inyokomuntu And so kandi it will continue like nuko this. bizakomeza And aha Isaiah ni 30, Yesaya verse mirongo 26 itatu umurongo wa will 26 continue to be naho fulfilled. hazakomeza gusohora And even all the kandi signs of the end time, n'ibimenyetso they must by'iherezo take ry'ibihe place. That nabyo famines bigomba and gusohora expensive habaho times inzara would be. n'ibihe biruhishe We have to really tugomba count with kwitega everything, ikintu icyo ari cyo cyose expecting everything. And as written in nk'uko Romans mu 8, baroma ibice the whole 8 handitse ngo creation is waiting ibyaremwe for byose the manifestation bitegereje of the sons kugaragara of God. kw'abana b'Imana. And we all know that this twese tuzi ko iyi si yes, this iyi si n'ibyayo earth and everything what goes bigeze with it ku iherezo ubu reaches its end now. birajya ku iherezo And that the Lord, kandi of course, has a plan umwami yateganije gahunda which goes izakomeza beyond our hirya time. y'ibihe byacu But ariko about this, we will not ibi speak si byo today. tuza kuvuga uyu munsi Just ahubwo looking up duhanze to the amaso umwami knowing everything happens so that tuzi ko we can byose lift bibaho up our ngo heads twese twubure imitwe yacu as our nk'uko Lord umwami repeatedly said it. wacu When yabivuze you see avuga ngo these things igihe muzabona coming to ibyo pass, byose bisohoye lift up mwubure your imitwe heads, yanyu for you kuko know that muzamenya your ko redemption is gucungurwa drawing kwanyu near. kwegereje And for us, who we kuri twe believe God's holy word, twizera ijambo ry'Imana mainly ikibazo cy'ingenzi cyo kwibazwa The thing is ni iki about what the Lord ni iki has promised umwami yasezeranije for the period of this time muri iki gihe cy'itorero to the true church ry'ukuri of Jesus Christ. rya Yesu Kristo what He promised for her. ni iki yasezeranije The gospel ubutumwa of the kingdom of bw'ubwami God bw'Imana should be preached unto bugomba all nations kubwirizwa for a mu witness. bihugu byose And then ngo the bubabere end ubuhamya should come. hanyuma iherezo rigere And we may say, ubu dushobora scripture kuvuga ko is fulfilled ibi byanditswe before our very bisohoye eyes. mu maso yacu And just briefly, for your information, twihuse twabamenyesha ko mu gihe cy'imyaka yashize yose by'umwihariko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane when we dedicated this house of ubwo God, twasengeraga iyi nzu y'Imana international hakabaho meetings amateraniro we had here. mpuzamahanga 19 guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi twagiye preachers tugira conference. iteraniro ry'ababwirizabutumwa And exactly from bavuye 33 mu bihugu countries. 33 brothers ahari were bene here in data this muri iki cyumba building gathered. bateranye all ababwirizaga who preached ijambo the word rigezweho of the hour, ijambo the ry'igihe word for this nibyo time. ubutumwa Yes, the divine bw'Imana message. Who heard it abumva ijambo and who believed ry'igihe kandi bakaryizera But today, ariko uyu we're looking munsi into the world turareba ku isi and we see that all the tugasanga nations ibihugu byose can be connected bicometse now, ku muyoboro that we now can carry this divine message tukaba tutakibwiriza No more ubu by foot, butumwa bw'Imana no more n'amaguru by plane, cyangwa indege ahubwo but by mu buryo bwa internet murandasi transmission, cyangwa we interineti can bring it dushobora into all kugeza the world. mu isi and yose this is
iyi ni impano y'igitangaza y'Imana mu gihe cyacu. That in Aho 174 mu bihugu countries 174 the kuva divine hano message dushobora which is now being preached here kubwiriza at this place, ubutumwa bw'Imana, it can be heard kandi worldwide, ibibwirizwa hano and babyumvira all aho can bari believe hose. and all can experience Bose their bashobora preparation. kwizera kandi bakitegura. That's what I preach here in the German language, Ibyo mbwiriza mu rurimi because I rw'Ikidage, am in this country, aho ndi is hano being muri iki gihugu, simultaneously uwo translated mwanya into 15 bisobanurwa mu different ndimi zinyuranye languages, 15. and then also in the various Hanyuma countries. mu bindi bihugu In binyuranye languages, bigasobanurwa it's being mu zindi ndimi, translated, bikagezwa transmitted mu worldwide. isi yose. It's just so mighty. Ibi bifite imbaraga, Also for this, kandi ku God bw'ibyo took care of. Imana yitaye ku What was bitari not possible gushoboka, 10 or kuko 20 mu years myaka ago 10 cyangwa 20 ishize, icyo gihe nta wabitekerezaga, is ariko a uyu reality munsi before byahindutse our impamo eyes. mu maso yacu. And we are very grateful Turashima Umwami to our Lord for cyane it. ku bw'ibyo. Now, Nk'uko as mentioned nabyerekanye mu before, mwanya, brothers and sisters, bene data bashiki banjye, I'm a bit- ni we agahinda are a bit kuba sad tudashobora that we guteranira cannot be gathered hano here from ngo all tubone countries abantu here. b'ibihugu But byose, in all the ariko peoples mu bantu bose, and ibihugu nations, byose, the word of the ijambo Lord ry'Umwami can be heard, ririmo kumvikana. and all can believe. Bose So, bashobora kwizera. this Sunday Iki cyumweru is a ni Zurich icyumweru Sunday. cy'amateraniro And we wish all ya Zurich. Turifuriza Zurich, ab'i we wish Zurich you God's richest bose blessing. imigisha, Especially in no South muri America. Amerika Yes, y'Amajyepfo worldwide. ndetse mu isi yose. I would Ubu like to read a word now nshaka gusoma Matthew ijambo muri 28. Matayo ibice 28, Matthew 28. Matayo ibice 28. Here we are at the resurrection. Hano haratwereka ukuzuka What our Lord said. n'ibyo Umwami yavuze. Brothers and sisters, Bakundwa bene I really data believe bashiki bacu, ndizera that the ko word of the Lord ijambo ry'Umwami to me and you rifite ikintu gikomeye means something and rimbwira has to say something. yewe nawe, and that we rifite receive icyo and rivuga. accept what Tugomba is written. kwakira tukanemera go briefly icyanditswe. into Tugiye kuvuga crucifixion. ku bijyanye no kubambwa, Go into turareba the resurrection. no kuzuka. Here our Hano Lord says Umwami in wacu Matthew avuga muri Matayo ibice 28 verse 18, umurongo wa 18, and Jesus ati came nuko Yesu and spake arabegera unto them, avugana nabo saying, ati all power is given unto nahawe me ubutware in heaven bwose and mu in ijuru earth. no mu isi. All power. Ubutware bwose in heaven haba and on mu earth. ijuru no ku And isi. now it comes. Noneho hano haza, please pay ndabinginze mwitonde. Go ye Iyi therefore. niyo mpamvu Therefore, Umwami because n'umucunguzi our wacu Lord and nyuma Savior yo after his kuzuka resurrection, kwe, amaze after he kunesha conquered death urupfu, and Satan and hell, Satani n'ikuzimu, and after he rose, hanyuma akazuka, and as he could cry out, yavuze I yemye live, ati and ye ndiho shall live namwe also. muzabaho. He said here, Noneho hano in verse ku 19, murongo wa 19, therefore, go ye nuko mugende and muhindure make disciples abantu bo mu mahanga all yose nations. abigishwa. Today, Uyu munsi, I was led by the Spirit of God uyu munsi nayobowe n'umwuka w'Imana to ngo emphasize this verse. nshimangire uyu murongo. Therefore, go ye, Mugende muhindure amahanga make yose, disciples muhindure amahanga yose of all nations. abigishwa banjye. Not Atari ukujya establish gushinga various churches amadini atandukanye and make
mugakusanya abayoboke mu madini, but rather ahubwo make haravuga ngo disciples mugende of all nations, muhindure amahanga yose. to Ni people ukuvuga ngo abantu believe me, banyizera who follow bankurikira me, the Savior. yewe And that's what it's all about. Umukiza. Icyo nicyo kigenderewe. We of course have so many Dufite amadini menshi denominations and y'abizera fellowships. kandi All bose have bafite their creeds. amabwiriza yabo, All bose have their bafite members. abayoboke babo. But here in the Ariko, Great Commission, hano It's muri just gahunda about yo gutuma that the ikigenderewe Lord nuko umwami claims ashakisha his redeemed. abo yacunguye. they Abo don't belong to you bacunguwe and not to me. si They don't belong to a abawe, pastor. si n'abanjye, They are the possession ntabwo of ari the Lord, abapasiteri, bafite purchased by the nyirawe precious wihariye blood of the n'umwami, Lamb of God. baguzwe Therefore, amaraso go y'intama ye y'Imana. and Kubw'ibyo make mugende disciples mubahindure of all abigishwa bava mu mahanga Brothers and sisters, yose. Bene data precious friends, bashiki banjye bakundwa now nshuti, I ubu address all ndabwira over the world. bose mu isi Whose yose, disciples are ese we? Who turi do we abigishwa believe? ki? Who do we Ninde follow? twizera? To Ninde which dukurikiye? church belong Ni we? irihe torero Do we belong tubarizwamo? to the Ese church of the tubarizwa mu firstborn? itorero ry'imfura, To the church mu itorero rigizwe born n'abavutse ubwa do we kabiri? belong? Ese To the redeemed? turi abacunguwe by'ukuri? Have we become Twagizwe disciples abigishwa ba of Yesu Jesus? kubwo At kwihana our conversion? by'ukuri, Or cyangwa are we members? batugize denomination abayoboke or fellowship? b'idini n'aho duteranira? And we all know Nk'uko twese that tubizi, all in every church, muri buri dini that what's being taught there, hari utunyigisho bigishayo, obey bose it. bagasabwa kubyubaha. But here, and I say it once again, Ariko hano and I emphasize it, nshaka kubisubiramo nanone, go into all the world nihanangiriza ngo and make mujye disciples ku isi yose, of all mubagire nations. abigishwa mu mahanga yose. And then Hano if the baptism ni itegeko ryo water gutumwa ryerekeranye is no mentioned guhindura in this connection abantu with making disciples, abigishwa be, it's mentioned. birerekana Baptizing them, kubabatiza the true abigishwa disciples b'ukuri of b'umwami Jesus Yesu Kristo are baptized babatizwa into the mu name in which izina God revealed yihishuyemo, himself to us as izina Father Imana in the nka Son Data, and by the Holy Umwana Spirit, n'Umwuka Wera, namely ni ukuvuga in the name izina which is above every risumba name, amazina yose, in the name of Jesus. mu izina rya Yesu Kristo. They are Nuko baptized. bagomba kubatizwa uhereye baptism ku mubatizo wa mbere in the book mu byakozwe of n'intumwa Acts chapter 2, igice cya kabiri verse 38. umurongo wa It is written, 38 haranditse, and be nimwihane baptized, umuntu every one of wese you, muri mwe in the name of abatizwe mu Jesus izina Christ, ry'umwami Yesu Kristo, for the ngo remission of mubone your sins, kubabarirwa ibyaha and ye byanyu, shall kandi receive namwe the gift of the muzahabwa Holy Spirit. iyi mpano y'Umwuka Wera. So, Hano ni igihe cy'itangiriro the cy'itorero, church, here we are at the direct aho Great Commission, amabwiriza which yo the Lord gutumwa himself yatangiwe. spoke Umwami out akimara after his kuzuka resurrection. nibwo yatumye. Therefore, Niyo mpamvu go ye yo kugenda and make mukagira disciples amahanga yose of all nations, abigishwa banyu, baptizing them mubabatiza in the name mu of the izina Father rya and of the Data, Son and of the Umwana Holy Ghost. n'Umwuka Wera. How many know Ni bangahe what the bazi name is? iryo zina iryo ari ryo? Father is Data no name. ntabwo ari izina, Son is no Umwana name. si izina, Holy Ghost is Umwuka no Wera name. ntabwo ari izina.
ibi These are ni revelations, ukwihishura cyangwa manifestations of the living kwigaragaza God. kw'Imana nzima. God has Imana become our Father. ni data wa When we twese, pray, ariko iyo dusenga Our ngo Father, data who wa art twese in uri heaven, mu ijuru, hallowed be izina thy name. ryawe About ryubahwe. which name Hano it is about here. harabazwa iryo zina Which iryo ari ryo. name shall Ni be irihe hallowed? zina rigomba gukuzwa? And when the Son says, I Niba have revealed umwana thy avuga ngo name to them nahishuriye whom thou izina ryawe gavest abo wampaye me from bose the world, bo mu isi they are n'abawe, yours, none and you have warabampaye. given them to me. Aho ni Yohana 17:6. Iri This jambo holy ryera word rigenga of the Great Commission. amabwiriza yo gutunga. Let me N'aya say this ngombwa once cyane. again. Nifuza nanone kubishimangira Who are ko baptized abantu in the name bose of the Lord babatijwe Jesus mu izina Christ. ry'umwami Yesu Kristo, They are of course baptized abo into the name babatijwe in mu which izina God revealed himself ry'Imana to us nka as Data, Father and Umwana Son and Holy n'Umwuka wera Ghost. yihishuyemo. Only Noneho they abo have bonyine become nibo disciples of bahindutse Jesus. And I say it, abigishwa ba in the Yesu. name of the Lord. Ibi ndabivuga mu izina ry'Umwana. Since Kuva the mu year mwaka wa 325 by'umwihariko umwaka wa 386 nyuma ya when Kristo, this word, this great nyuma commission y'uko was aya mabwiriza misunderstood yo gutumwa yumviswe nabi, as akagorekwa, in their human hanyuma mind ubwenge bw'umuntu they came to the bugasesekwa word mu ijambo and made up rihishuwe their ry'Imana, own nibwo interpretations. insobanuro zabo zasakajwe. Then Guhera a ubwo Trinity inyigisho doctrine was fatizo invented, z'ubutatu zirahimbwa which is kandi not existing zitarabayeho neither in the Old mu isezerano nor in the rya New Testament. kera n'irishya. God, of course, doesn't Imana exist from ntigizwe of n'abantu three batatu eternal bahoraho. persons. It's Ibi laughable. ni ugutuka Imana, It's just incomprehensible. ibi ni ugukwena. God is Imana one true ni imwe living rukumbi eternal ihoraho, God. From nuko eternity to ihora eternity, ibihe byose. thou art Uri God. Imana. Psalms Ni 90. Zaburi ya And if you 90. then go to the very Hanyuma beginning, dusubiye ku ntangiriro then the turabona eternal ko God, Imana the invisible, Uwiteka itagaragaraga ko came yagaragaye, iza to exist, hano ku came isi, into time, na niyo was yaremye byose. manifested, came down to Niwe this earth, created everything, wagendagendaga mu and walked busitani bwa in the Garden of Edeni. Eden. Niwe ntabwo ari umuntu wa kabiri second or cyangwa a third undi muntu person, wa gatatu but w'ubumana. God Oya, manifested ahubwo as Lord Imana in the visible ubwayo form of appearance. yarigaragaje imwe, And he could yihishuye create man ubwe in his mu image. ishusho y'umuntu, ishusho emphasize this. igaragara. Reka All who are nongere baptized mbivuge, in the abantu triune bose formula, babatijwe mu nyito they are y'ubutatu, baptized babatijwe unbiblical mu in the buryo eyes of buhabanye God. na They're Bibiliya. not baptized Mu maso at y'Imana nta They nubwo were bigeze misled. babatizwa, And barashutswe. therefore, we Niyo have in the Holy mpamvu Scripture mu the byanditswe confirmation byera that all dufite gihamya ko who since the day of Pentecost uhereye kuri were Pentekoste they were ababatijwe baptized bose in the name of the babatizwa Lord Jesus mu Christ. izina ry'Umwami Yesu Kristo. And therefore, Niyo mpamvu brothers and sisters, bene data now, bashiki bacu byari before the ngombwa return of Jesus mbere Christ, yo kugaruka the kwasezeranwe original k'Umwami Yesu gospel, Kristo, the full ubutumwa gospel, bw'inkomoko, the full ubutumwa salvation bwuzuye, had to be preached, agakiza and the kuzuye people bigomba must come kubwirizwa. out from all Abantu religions bahamagarirwa gusohoka mu madini yose, and must hanyuma must become bagahindurwa disciples of abigishwa ba Yesu, namely ibyo by the true kubwo faith kwizera and by the k'ukuri true water n'umubatizo baptism, w'ukuri according to w'amazi. Ephesians 4, Mu one Befeso Lord, avuga ngo one faith, umwami umwe, one ukwizera baptism. kumwe n'umubatizo truly umwe. go Twareba mu isezerano all the rishya New ryose Testament, neza from the book of Acts ibyakozwe n'intumwa
chapter 2 igice and cya onward, kabiri all were bose baptized bagiye biblically babatizwa in the name mu of the Lord izina Jesus ry'umwami Christ, Yesu because Kristo, this kuko is the New iri Testament ni izina covenant name, ry'isezerano rishya, and kandi we are the tukaba people of turi the new covenant. ubwoko bw'isezerano rishya. And the Lord umwami wacu said in ubwe Matthew 26, yivugiye muri verse 26 Matayo to ibice 28, 26 yaravuze ngo "This is aya ari my blood, amaraso yanjye the blood y'isezerano of the new rishya covenant, amenwe which is ku bwa shed benshi." for many." Let us say it once reka again. nsubiremo in love. ibi tubivuge mu But let us rukundo, also say it ariko tubisubiremo nta mikino. Only he who gusa has become a umuntu believer wizeye according to the scripture, nk'uko byanditswe, to whom the Lord revealed himself umwami as the risen one, wazutse yihishurira, and who has umuntu respect before ugandukira the great commission itegeko ryo of our Lord, gutumwa ry'umwami and who wazutse, submits under it, akakira and who receives ibyo and yavuze accepts nuko what was said. yabivuze, therefore go ngo ye mujye and mu isi make yose disciples of abantu all mubahindure nations. abigishwa banjye. All abantu bose babatijwe mu izina name of the Lord ry'umwami Jesus Christ. Yesu Kristo, They are abo ni disciples abigishwa of Jesus. ba Yesu, they are following abo Jesus bari Christ. inyuma ye. Let us say this also once again. nshaka kongera kubivuga, Since uhereye the ku Council of nama Nicaea y'Inikeya and all the other no mu councils, zindi nama z'imisengere, where all biblical niho doctrines hagiwe were hahindurirwa changed, inyigisho where za dogmas Bibiliya and creeds zikagorekwa, were introduced, hinjizwamo amahame and when the yabo, people were hanyuma misled, abantu barayoba. who can None bear it? ibyo ninde Who can stand it? wabyihanganira So muri close iki before the gihe return of Jesus Christ. mbere twegereye kugaruka kwa Kristo? To close kugira this ngo part now, turangize iyi ngingo, in verse 20 turasoma we read, umurongo wa 20 ngo, teaching kandi them to observe mubigisha all things kwitondera whatsoever ibyo I have nabigishije commanded byose. you, and lo, Dore I ndi am kumwe with namwe iminsi yose even kugeza unto the end ku iherezo ry'isi. Oh, how grateful we mbega can be ukuntu to our Lord tugomba and gushimira Savior. umwami wacu n'umucunguzi. Also this, we say Ibi it time and again, we duhora emphasize tubivuga ko that after the nyuma 1,000 years y'imyaka of the ibihumbi dark bibiri ages, kuva mu where all the gisekuruza cy'umwijima, crusades took place, aho where intambara millions z'umusaraba of people gave zarwanywe, their lives because of their faith, amamiliyoni y'abantu baricwa God made a kubera new beginning. kwizera kwabo. Already Ubu Imana before Reformation, yatangiye bushyashya. there were Mbere men of y'igihe God cy'ubugorozi habayeho whom the Lord abantu could b'Imana. use. Imana And then came the yagiye breakthrough ibakoresha, to the Reformation, hanyuma ubugorozi buraza. to the biblical Ni truths. ukuri kwa Bibiliya, Brothers and sisters, bene data bashiki banjye. in the Mu myaka past 500 500 years, ishize of course, nibwo one revival ububyutse after the bwaje other revival was. bukurikirana. Igihe cyose And God Imana revealed His precious yagiye and holy ihishura word ijambo deeper and deeper. ryayo ryera, kandi mu buryo And bwimbitse. Abari who came to follow abigishwa Jesus ba Christ, Yesu Kristo bakurikiranye they of course ijambo rye had the bafite testimony in uko them guhamya that they muri believe ko as the bizera scripture says, nk'uko and what ibyanditswe the byera scripture has said. bivuga n'icyo To our byavuze. subject, just briefly, Twihuse nanone ku mutwe Concerning w'amagambo wacu the death, ku bijyanye resurrection. n'urupfu no kuzuka. you all know Mwese What is muzi written ibyanditswe mu in the nzandiko. Gospels. Ibyo I looked it up nabisomye in mu all the nzandiko Gospels. zose, none amaso yanjye aguye muri fell Matayo on Matthew ibice 27. 27 From verse duhereye 28, ku murongo wa 29. 28 Here. na 29. Our Lord Hano was umwami wacu was taken off yambitswe the clothes. ubusa, and then ubusa a
akurwamo imyenda hanyuma ashyirwaho akitero kuko umwenda w'imbere yawatswe bamushyiraho agatwikirizo nyuma baboha ikamba ry'amahwa barimushyira ku mutwe batangira kumuseka nk'umwami wa Isirayeli. Umwami wacu yanyuze i Getsemani inzira iruhije yo kubabazwa kugira ngo aducungure kubw'ubuntu bwe anadukize. Iyo dusomye ukuntu i Getsemani yababaye aringinga arasenga ngo iki gikombe kimurenge ariko ntibibe uko ashaka ahubwo ubushake bwawe ari bwo buba. Kandi koko ubushake bw'Imana nibwo bwakozwe kandi umwami wacu yari yaragenewe gupfa nk'umwana w'intama w'Imana. Kuri we ni ibyaha byanjye n'ibyawe yabyikoreye ku musaraba ngo tubone gucungurwa imbabazi ubwiyunge n'agakiza kuzuye. Intumwa Paul yaranditse ngo kubw'umuntu umwe no kutumvira kumwe urupfu rwageze ku bantu bose. Ni muri ubwo buryo kubw'igikorwa kimwe cyo gukiranuka ubugingo buhoraho bwahawe abantu bose bizera bakamwakira. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohani ibice 19 umurongo wa 33 na 34 we find the confirmation turabona gihamya ko ubuhanuzi bw'isezerano rya kera no kubambwa byasohoye. Tuvuye mu bihe by'uwa gatanu wa Pasika urahise kandi byari byarahanuwe byose byarasohoye. Ubu turashima nibyo mfite ubuhanuzi bugera kuri 24 bw'isezerano rya kera buri imbere yanjye aho byanditse kandi bwose bwarasohoye. Umwami wacu yagiye ku musaraba kugira ngo asohoze ugucungura. None bakundwa bene data bashiki banjye, ninde ushobora kwirengagiza ibyo? Mu by'ukuri mu gucungura ubuhanuzi bwose bwamuvugagaho bwarasohoye. Muri ubwo buryo uyu munsi buri buhanuzi bwose na buri sezerano umwami yahaye itorero bigomba gusohora mu itorero kuko turabagize abizera b'Imana. Twizera Imana n'umutima wacu wose n'ubugingo bwose. Ubu dushobora gusoma imirongo yose twongere tubivuge nanone mu buryo busobanutse. Mu by'ukuri twegereye cyane rwose iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi nta muntu uzi igihe, umunsi cyangwa isaha byo kugaruka k'umwami. Ariko by'ukuri nk'abantu bizera mu kubaha kose ijambo ryera ry'Imana tumaze gusobanukirwa ko nitubona ibyo byose birimo gusohora ku isi yose
nk'uko byahanuwe as they were mbere foretold by our Lord n'umwami himself. wacu bwe, Yes, even up kugeza ku guteranirizwa hamwe k'ubwoko bwa Isirayeli, as it is written nk'uko byanditswe mu mugani w'umutini. all these Bible scriptures, they of course have become Iyi divine mirongo reality. yose ya Bibiliya Also the scripture, yabaye impamo and the promise, y'Imana the ko gospel ubutumwa of bw'ubwami the kingdom of bw'Imana God shall be preached unto buzabwirizwa all mu mahanga nations for hose a witness. nk'ubuhamya. Has not Ese the Lord God umwami also ubwe has taken care for it? ntiyitaye kuri iki It kintu? must really time and Ni again, ngombwa, it must be said ni ngombwa mu by'ukuri And brothers and byongere sisters, kuvugwa. Bene data, bashiki bacu, as all the nk'uko fellowships mu madini yose y'abizera afata referring to their icyitegererezo ku bayashinze, You can go from dushobora church to kuva church. kuri rimwe tukajya ku rindi, all ariko have bose their bafite founder, uwababimburiye, yaba their umugabo chief founder. cyangwa umugore. But the church Ariko of the living God, itorero ry'Imana the church nzima, of Jesus itorero Christ, rya Yesu Kristo, has ryo only one rifite founder, and this uwarishinze is umwe. our Lord Uwo ni and umwami Savior, wacu, ni who umucunguzi. said, I will Yaravuze build ati, my church, nzubaka and the gates itorero of hell ryanjye, shall not prevail kandi against it. amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. And the same Lord has said Umwami ubwe yaravuze ngo, that he has set umwami ubwe into his yaravuze ngo church the mu various itorero rye ministries, yashyizemo apostles, ubukozi butandukanye, hari pastors, intumwa, teachers, abahanuzi, evangelists. abashumba, abigisha They belong n'abavugabutumwa. into the Bafite church of the imyanya living God. yabo mu itorero ry'Imana nzima. We can really Ni point muri to it ubwo buryo that dushobora the kwerekana Lord in ko our time umwami wacu mu gihe cyacu brought yohereje and sent ubutumwa a bw'ubuhanuzi, prophetic message, kandi ko and also inyigisho all the zose biblical za doctrines Bibiliya he has put it upon the zagaruwe lampstand. ku gitereko. And I tell you, Ibi mbivugira as ko all amadini the yose fellowships and denominations y'abizera remained with that, uko yagumye ku byo what the abayashinze founders have banyuranye babigishije, and have not gone ntibakomeze on. imbere The Lutherans nk'abaruteri, remained, ntibakomeje mu but in the bubyutse next bwakurikiyeho, revival it went abandi on. barakomeje Why mu Wesley? buryo Why bw'umwuka. Smith? Kuri Revival after Wesley revival. nuko, And in kuri every Smith revival, nuko, uko the true ububyutse believers bwagiye went bukurikirana. on. Kandi They didn't stop. muri buri bubyutse abizera With the situation b'ukuri which they mu mwuka experienced, barakomeza, but they kuko knew baba bazi the Lord ko has more umwami for us, hari and we ibindi go with him afite all the byisumbuyeho, kugeza igihe we come from bizava believing mu unto kwizera In bakabibonesha the same way, amaso. it was Muri ubwo buryo in our time. niko natwe bimeze. The most Ububyutse mighty bw'imbaraga Pentecostal bwa revival. gipantekote, And all know, mwese muzi all know about Los ibyabaye Angeles. i Los Angeles All know what mu happened there. mwaka w'igihumbi magana cyenda na gatandatu, And we all know what kind of kandi effects twese this revival tuzi imbaraga kiriya gikorwa cyagize. and all are Ariko returning bose to their founders again. basubiye ku In the bashinze various ayo churches. madini. Mu madini atandukanye They remained bishyiriraho in their doctrines. inyigisho zabo. And then suddenly we Bitunguranye hear nibwo twumvise what God iby'Imana did in a yakoze supernatural mu way. buryo In bw'indengakamere mu gihe cyacu, And what already since ndetse 1933 mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu was announced by our Lord himself. umwami ubwe yatangaje iby'ubu butumwa bw'Imana. And for me, Kuri njye bifite agaciro karenze. of such Nta a muntu great ushobora significance, gutekereza I cannot tell cyangwa you ngo asobanure how I mean uko it. mbitekereza.
I am nemezwa convinced, ko nk'uko as God had in Imana Moses yatumye and Mose, Abraham, Aburahamu, Paul, and John the Pawulo, Baptist, Yohana umubatiza, as uko God Imana yagiye commissions ituma and igatanga tasks amabwiriza in the Old and in the n'inshingano, New Testament, haba mu so isezerano also in rya our time, kera n'irishya. He No mu used gihe our cyacu beloved brother yatumye William Branham. Fred Truly, William Mario Branham on the hari 11th of tariki June, 11 z'ukwa gatandatu 1933, from the 1933, hari supernatural igicu kidasanzwe cloud kiramanuka, light which hari came down from the ikirere blue gikeye sky, cy'ubururu visible bigaragarira for thousands, ibihumbi by'abantu. remaining Igicu above the man gihagarara of God who hejuru stood y'umuntu in the river w'Imana igihe Ohio, yarimo baptizing abatiza, as John nk'uko Yohana baptized umubatiza in the river yabatizaga Jordan, muri and Yorodani. also the Ijuru heavens rirakinguka, opened and the voice ijwi sounded. ry'Imana So it riravuga. also happened Nuko when Brother byagenze no had mu his gihe first cyacu, baptism ubwo mwene in the data Ohio River. Buranamu then yarimo atangiye at around umurimo 14 wo hours kubatiza in the afternoon, abambere mu mugezi Ohio. this Nka saa mighty cyenda nyuma ya saa supernatural sita experience, icyo gikorwa gikomeye and then the nibwo voice cyabayeho. Ijwi from this rivugira supernatural muri icyo light gicu kidasanzwe rigira as riti, John the Baptist nk'uko was sent Yohana to umubatiza forerun the yoherejwe first coming of nk'integuza Christ, ibanziriza kuza kwa so mbere you kwa are Kristo, sent nuko with a nawe message utumanwe which n'ubutumwa will forerun the buzaba second coming integuza of Christ yo kugaruka kwa Kristo, kandi all the world. buzajya mu And isi brothers yose. and sisters, Kundwa bene data bashiki banjye, whoever cannot believe umuntu this, udashobora kwizera ibi actually, mu by'ukuri close his yafunga Bible, Bibiliya ye he could go home agasubira iwe mu rugo, and continue agakomeza kurota, remaining in akigumira unbelief mu kutizera kwe. concerning the true children Mu of God, byerekana abana b'Imana b'ukuri, nuko they believe bizera the amasezerano promise which was given yatanzwe in their mu gihe time, cyabo, bakanayamenya, recognizing it, having bakagira God in umugabane what God mu is byo doing Imana iri right now. gukora That's mu how it gihe was with John the cyabo. Baptist, Niko byari who bimeze prepared mu the gihe way cya Yohana umubatiza, wari for the waroherejwe Lord, preparing kugira a ngo people, ategurire umwami not the scribes, ubwoko butunganye. not the Pharisees, Ntabwo ari no, abafarisayo, and again no, oya, but abantu the b'icyo people, gihe went barasohotse out bajya and were kuri baptized. Yorodani ngo babatizwe. and so they believed Nuko the message bizeye which was ubutumwa given at bwari the time, bwarahawe Yohana umubatiza, and they noneho experienced the justification batsindishirizwa by His grace. gutyo. Brothers and sisters, Bene data bashiki banjye, we may nta not burenganzira mfite hide bwo guhisha what God ibyo umwami ordained for this yagennye muri period iki of gihe. time. We Ngomba must proclaim kubivuga it loudly n'ijwi in all the riranguruye world. mu isi yose. We are very close before the Twegereye return cyane of Jesus Christ our Lord. kugaruka kwa Kristo umwami wacu. And as I said many times, nk'uko kenshi nkunda the kubivuga, first sermon and the ikibwirizwa last cya mbere sermon, n'icya they nyuma must bigomba agree. gusa. The first Umubatizo water wa baptism, mbere wabayeho 2000 years ago, hashize on the imyaka ibihumbi founding bibiri day of ko the New ishingwa Testament ry'itorero Church. ry'isezerano rishya And the baptism ryabaga. today, Umubatizo they w'uyu must munsi agree. ugomba kuba usa Who neza has the n'uw'icyo gihe. right to Ninde change ufite God's uburenganzira holy word? bwo Who has guhindura the right ijambo to ryera falsify the ry'Imana? word? Ninde Who has ufite the right uburenganzira to give bwo interpretations? kugabura insobanuro? We all have only one Uburenganzira dufite And ni this is bumwe, to agree ni ukwemeranya with God and n'Imana to return kuri byose, to His tukagarukira word, to respect ijambo rye, it. tukaryubaha. And I just have to say it once again. All Ngomba kongera kubivuga, who truly abantu become bose believers, bizera who really repent, bakihana, who really dedicate their bakegurira lives to the ubuzima Lord, bwabo umwami, who really confess their bakihana sins, ibyaha byabo, who experience the hanyuma conversion, who bakabatizwa, experience their justification bagatsindishirizwa by kubwo faith in kwizera the finished umurimo work of redemption wakozwe on the cross wo of Calvary. gucungura ku musaraba i Karuvali.
they of course had become disciples of Jesus. abigishwa ba As Yesu the redeemed, they nk'abacunguwe belong to the Redeemer. w'umucunguzi Of course not to some ntabwo church, ari ab'idini runaka but to him ahubwo who nabe paid the umwami price. wishyuye ikiguzi cyo gucungurwa Go ye into kwabo. all the niyo world mpamvu and make mujye disciples mu isi yose of all muhindure nations. amahanga yose abigishwa banjye. I want to be a disciple of nshaka Jesus. kuba And I want umwigishwa that wa Yesu all Kristo kandi who hear the nshaka word of ko God from my abumva ijambo mouth, ry'Imana binyuze mu kanwa that kanjye they don't follow batumva ko anymore barimo a man, gukurikira but that they are brought umuntu in connection ubonetse wese. with God. Bagomba kuba bari mu muyoboro And umwe to become n'Imana disciples bagahinduka of Jesus, our Lord. abigishwa ba Yesu Kristo, abigishwa b'umwami Just receive ari we and accept bemera everything bakanakira what he told us. ibyo Let us yatubwiye summarize. byose. Tuvuge In what kind mu of time ncamake we arrive. iby'igihe turimo For us, tugezemo it's a twese surprise to all of us. bitunguranye. Such Igihe nk'iki time. It was never here ntikigeze on earth kibaho. before. If you say it Twongere again, tubivuge nanone, nothing nta will be kintu anymore na as it kimwe was. kizasubira uko cyari kiri But ku isi. one thing Ariko is sure, hari ikintu that we are kidashidikanywaho, very close ni uko twegereye iherezo kandi that the umwami Lord bushyashya will azongera restore agarure all things. buri kintu mu mwanya wacyo. And this was the Ibi commission ni which the Lord amabwiriza has given to umwami our beloved yahaye brother umukundwa wacu William Branham. William Branham. The original word, Ijambo ry'inkomoko, the same gospel, ubutumwa bumwe, yes, the revealed ijambo holy word, ryera ry'Imana rihishuwe and the revealed holy name in no which guhishurwa God kw'izina revealed himself to ryera us ry'Imana as nka Father Data, in the mu Son and by the Mwana Holy Spirit, n'Umwuka Wera. into Muri which byo all are baptized who abahinduwe become abigishwa ba disciples Yesu of Jesus. Kristo, nk'uko For byanditse thus it is written mu Baroma in Romans ibice 6 bitandatu, that all ni muri ryo babatijwemo, kuko were baptized into Christ ababatijwe Jesus, muri Yesu Kristo they were buried babatizanwe with him nawe into his death, mu rupfu rwe, so that we kugira henceforth ngo are not living anymore tutongera kubaho ku bwacu, for ourselves, ahubwo but for him. tubeho ku bwe. May God Imana give grace itugirire that all ubuntu worldwide, ku isi yose, not only in Zurich, atari hano gusa not only cyangwa in i Switzerland, Zurich not only in Europe, cyangwa i Burayi, but ahubwo in all bibe mu nations moko and yose, countries indimi are hearing n'ibihugu, the ijwi voice of the ry'umwami risen wazutse Lord, ryumve, who we said, wavuze ngo all power is given unto me nahawe in ubutware heaven bwose and on mu earth. ijuru no ku isi. And then Hanyuma at the end ku of the iherezo divine ry'itegeko commission, ryo he said, gutumwa yaravuze ngo I am with ndi you kumwe namwe always, iminsi even yose unto the end kugeza of ku the world. iherezo ry'isi. So a promise Isezerano which the Lord umwami has yaduhaye, given unto us. ndabinginze Please remember, mwazirikana ko the last ubutumwa bwa nyuma is as bumeze the first was. nk'ubwa mbere. One God, Imana imwe, one umucunguzi Savior, one umwe, Lord, umukiza one faith, umwe, umwami, baptism, ukwizera back kumwe, to the word, umubatizo back umwe. to the beginning. Tugomba kugarukira May ijambo. the faithful Lord Umwami wo give us all kwiringirwa atugirire ubuntu twese, twibuke that we remember uwa gatanu wa Pasika Good Friday and Easter, kugeza having it before ku us, cyumweru cya knowing Pasika, bijye mu that the mitima redemption yacu is accomplished. ugucungurwa Our Lord kwasohoye cried out ku on the musaraba cross, i Gologota, "It is yaravuze finished." ngo byose He went down. birasohoye. Yamanutse ikuzimu, He conquered anesha death and urupfu hell. n'ikuzimu. He rose Ku on the munsi third wa day gatatu from the dead. arazuka. And then Hanyuma he ascended to heaven azamuka mu ijuru, after he was together with his nyuma disciples y'uko 40 days, amaranye iminsi 40 nabo teaching them abigisha about the kingdom of iby'ubwami God. And then he bw'ijuru. said, Arababwira "Wait ati mujye in i Jerusalem Yerusalemu until kugeza ye are igihe endued
muzambikwa imbaraga zo mu ijuru. Ibyo byabayeho nyuma y'iminsi 10 byose hamwe. Ni nyuma y'iminsi 50 byabayeho umwuka wera umaze gusukwa, nk'uko umuhanuzi Yoweli yari yarabivuze mu buhanuzi mbere y'uko biba, ko mu minsi ya nyuma nk'uko umwami yabivuze ko azasuka umwuka we ku bantu bose. Petero we ku munsi wa Pentekoste yashoboraga kuvuga ngo hano hasohoye iby'Imana yabwiye umuhanuzi Yoweli. Twese twizera ko igikorwa gikomeye cy'umwuka wera kizabaho n'ubundi. Umwami ntabwo azasuka imvura ya mbere gusa, ahubwo n'igihe cya nyuma azongera asuke mu buryo bukomeye umwuka neza mbere y'uko umwami agaruka. Kandi ubu ibyo tugomba kubitegereza igihe icyo ari cyo cyose bishobora gusohora. Muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 avuga ngo umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Turashimira umwami ko yohereje imvura y'umuhindo n'iyitumba. Azohereza iya nyuma arangiza umurimo we kubw'umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Umwami abashe kuri iki cyumweru cya Zurich guha umugisha twese kandi abane namwe mwese. Niryo sengesho ryanjye mu izina ryera rya Yesu. Amen.